ni The Voice TV nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe niba utari wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukabana amakuru yose atandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru isa n'igitangaza, aho igiti cyagwiriye umwana ntiyagira icyaba namba. Kwa mbere tariki ya 11 Ugushyingo 2019 hagana saa 5 z'amanywa mu kagari ka Butunzi umurenge wa Kinihira mu karere ka Rulindo, igiti cy'inganzamarumbu cyari mu busitani bw'ibitaro bya Kinihira cyaritutse kubera umuyaga. Bw'amahirwe nticyahitana umwana wari urimo atembera muri ubwo busitani icyo giti cyari giherereyemo. Amakuru avuga ko uyu mwana ari mu kigero cy'imyaka 2 yari yajyanywe ku bitaro muri gahunda yo gukingirwa, aho yari arimo atembera mu busitani bw'ibitaro ubwo iki giti cyaridukaga. Aya makuru kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinihira Eric Ruhayita, wavuze ko amakuru yahawe n'ubuyobozi bw'ibitaro ari uko uwo mwana yagwiriwe n'igiti arimo atembera mu busitani ariko ntiyagira icyaba. Uyu muyobozi yagize ati amakuru ni ukuri, igiti cyaridutse akana kari gutambagira mu busitani, ariko ku bw'uburinzi bw'Imana nta n'ishami ryigeze rigakoraho. Iki giti kigihirima umwana ngo yahise yiyicarira hasi, ari nayo foto yagiye ikomeza gukwirakwizwa, ari nayo muri kubona. Gusa abantu baje gutangarira uburyo uyu mwana nta kintu yigeze aba, nta nkovu, nta n'ikintu na kimwe cy'ihungabana yigeze agira, ahubwo yari yiyicariye ku giti yiturije. Uyu muyobozi yavuze ko icyo giti byagaragaraga ko cyari gikuze, ariko ko nta bimenyetso byo kuriduka bitunguranye cyagaragazaga. Yagize ati ni igiti cyari gikuze ariko nta bimenyetso cyagaragazaga cy'uko cyahirima bitunguranye. Umwana yari kumwe n'abaganga, nta kibazo umwana afite. Uyu muyobozi kandi yatangaje ko umwana wagwiriwe n'icyo giti nta kibazo yigeze agira, kameze neza. Yagize ati kugeza ubu nta kibazo kiramugaragaraho, nta nubwo yigeze akomereka ku mubiri. Ngira ngo namwe nk'uko mumubona murabona ko ari umwana umeze neza, nta kibazo afite, nta gikomere, mbese ntabwo kigeze kimugeraho, nta giti kigeze kihurirana nawe, we yari yiturije nta kibazo ahita yicaye. Iyi rero ni The Voice TV, komeza udukurikire. Niba utari wakora subscribe ni icyo gihe cyawe cyo gukanda subscribe, ugakanda ku kamenyetso k'inzogera, ubundi ubwo dushizeho inkuru nawe ukazibika.